ushobora kuba usanzwe wemera ibintu ariko wagera mu bantu ukivugira ibindi, byanga bikunze isaha n'isaha umunsi umwe biragutamaza, ugacikwa ugasanga wabivuze wamaze kubishyira hanze mu buryo nawe utazi udasobanukiwe, nta garuriro, ugatangira ngo basi sorry. ni gutyo al-sunna wal jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze ko wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Allahu akbar. Mwijwi ryiza ryeruye umuvandimwe arabishimangira, arabyemeza. Nta aya bagendeyeho ngo batora Abubakar, nta na hadisi bagendeyeho, gusa basuzumye kiriteri zose zishobora kuba mu bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. Bavandimwe, buriya guponyuka mu kuvuga bibaho, ni ibisanzwe, ariko kandi nanone bikarutana cyangwa se bigatandukana bitewe n'uwo bibayeho, uwo ari we, ibyo arimo avuga n'igihe arimo abivugiramo. Ni mu nyumvire uyu muvandimwe umushekhu utoroshye muri Ahlus-Sunna wal Jamaa mu Rwanda, nk'uko we ubwe yiyemerera ko ari umuyoboke w'ako gatsiko. Ni gutyo al-Sunna wal Jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze ko wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Yari Ali ibn Abi nako wari ukwiye ubuyobozi wari ukwiye ubuyobozi inyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Twebwe Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera yuko yari Abubakar, twemera yuko yari Abubakar, hagakurikiraho Umar, hagakurikiraho Uthman ibn Affan, hagakurikiraho Ali ibn Abi Talib. Ntabwo twemera nk'abashiya. Abashiya mu myemerere yabo baravuga ngo wari ukwiye kuyobora nyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngo yari Ali ibn Abi Talib, ariko ibi ngibi ntabwo ari byo. Icyo intumwa y'Imana yavuze kizaba nicyo cyabaye, ko uwagombaga kuyobora yari Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Gutyo twebwe Ahlus-Sunna wal Jamaa dukora iki? Tubyemera. Ngira ngo murabyumviye neza ko agira ati ni gutyo Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze, ko uwa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ni gutyo al-Sunna wal Jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze ko wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Allahu akbar. Mwijwi ryiza ryeruye umuvandimwe arabishimangira, arabyemeza, ariko yakomezaho gatoya imbere agatangira kujijinganya, agatangira gushaka kuzanamo akantu nakwita uburimanganya. Ati yari Ali ibn nako wari ukwiriye ubuyobozi, basi sorry, twe Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera ko ari Abubakar. Subhanallah. Uko niko Ahlus-Sunna wal Jamaa mubyemera nibyo, ariko niko mubyemera nka Ahlus-Sunna wal Jamaa niko se n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yabyemeraga. Turi bubirebe mu kanya mu bitabo. Igihari icyo tugenderaho hano si icyo wowe nka Ahlus-Sunna wal Jamaa wemera ugenderaho, cyangwa icyo ngewe mushiya ngenderaho gutyo gusa ubwabyo. Ibyo si dalil. Icyambere ni ya dalil, ahubwo ya gihamya iza gushimangira ngo ibi ngibi nemera koko niko n'intumwa yabyemeraga, koko niko na Qur'an bivuga. Dalil, igihamya. Muri no mvugo y'ino muvandimwe rero turafata ariya magambo ya mbere yashimangiye yemeje. Ni gutyo al-Sunna wal Jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze ko wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Ijambo ni irya mbere muvandimwe.
ati twebwe ahalusuna wal jama. Aha, uyu munsi iyo tuvuze duti turi abayisilamu b'abashiya, usanga dufatwa ku minwa ngo mwebwe bana mwe kuvuga ibyo ngibyo n'ibyo udutsiko intumwa y'Imana yatwise abayisilamu muri Qur'ani. Nimba wiyita umushiya ntiwita umuyisilamu, ubwo ntabwo uri umuyisilamu nyine, uri umushiya nturi umuyisilamu, n'ibindi byinshi cyane. Mbese umuyisilamu nta burenganzira afite bwo kuba yakwita irindi zina rifite aho rihurira n'idini. Hanyuma se bavandimwe bayisilamu munkurikiye mu nyumva, uyu muvandimwe uvuga ibi ngibi, uvuga ko ari uwo muri ahalusuna wal jama, ayobewe ko ari umuyisilamu? Nimba bizi se tena agakomeza gukoresha iyi mvugo ahalusuna wal jama, arashaka kuvuga iki? Arashaka kwemeza abantu iki? Ahalusuna wal jama se bisobanuye abayisilamu, ubuyisilamu. Hagati y'ijambo ahalusuna wal jama n'ijambo ubuyisilamu harimo bihwanye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se yari muri kano gatsiko ka ahalusuna wal jama? Ibi ngibi wenda tube tubitambutse, ahubwo tugaruke ku ngingo nyamukuru. Ikibazo nibariza abayisilamu banteze amatwi bankurikiye, ese kuko aya majwi ntacyo ushobora gukuramo muvandimwe mu Islam? Ibyo uyu mugabo avugisha ururimi rwe birahura n'ibiri mu mutima we kwere? Uyu muntu nta kintu asobanukiwe arimo guhisha? Reka twongere twumve gatoya, inshallah dukomeze. ni gutyo al-sunna wal jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze ku wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Yari Ali ibn Abi nako wari ukwiye ubuyobozi wari ukwiye ubuyobozi inyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Twebwe ahli sunna wal jamaa twemera yuko yari Abubakar, twemera yuko yari Abubakar, hagakurikiraho Umar, hagakurikiraho Uthman ibn Affan, hagakurikiraho Ali ibn Abi Talib. Ntabwo twemera nk'abashiya. Abashiya mu myemerere yabo baravuga ngo wari ukwiye kuyobora nyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngo yari Ali ibn Abi Talib. Ariko ibi ngibi ntabwo ari byo. Icyo intumwa y'Imana yavuze kizaba nicyo cyabaye, ko uwagombaga kuyobora yari Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Gutyo twebwe ahli sunna wal jamaa dukora iki? Tubyemera. Allahu ya'lamu. Abazi kumva mutega amatwi neza ya majwi y'ino muvandimwe. Gusa hari igihe kwibeshya mu mvugo bihurirana no gusohora ukuri kwari gusanzwe kubitse cyangwa se gusobetse indiba y'umutima w'umuntu, rubanda bagakomeza kugira ngo ni ukwibeshya nyamara atari byo. Ni gutyo al-sunna wal jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze ku wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Babivuze ukuri ko umutima w'umuntu, roho y'umuntu buriya ntishobora kurya ruswa. Ushobora kuba usanzwe wemera ibintu ariko wagera mu bantu ukivugira ibindi, byanga bikunze isaha n'isaha umunsi umwe biragutamaza, ugacikwa, ugasanga wabivuze wamaze kubishyira hanze mu buryo nawe utazi udasobanukiwe, nta garuriro, ugatangira ngo basi sorry uwo tuzi nk'umuyobozi ni Abubakar, ariko intumwa y'Imana yo izi Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Iriya mvugo wabanje wahereyeho. Ni gutyo al-sunna wal jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze ku wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Ijambo ni irya mbere. Uyu muvandimwe arakomeza agira ati twe ahalusuna wal jamaa ntitwemera nk'abashiya ko Imam Ali ari we wari ukwiriye ubuyobozi. Nyuma yo kuvuga biriya aragira hakigarura akabigoronzora, ati ahubwo twemera ko nyiri ubuyobozi ari Abubakar. Ariko se gihamya ni iyi? Twebwe abashiya uno munsi iyo tuvuga ko
ubuyobozi bukwiriye Ali ibn Abi Talib ari we muyobozi nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana. Dutanga n'ibihamya mu bitabo bitandukanye byemerwa n'abashiya yewe n'abasuni. Nidufata igitabo Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba, ni igitabo kizwi cyane muri Ahl-Sunnah wal Jamaa cya Ibn Hajar al-Asqalani, umumenyi w'icyatwa, umuzingo wa 7, paje ya 282 muri icyo gitabo. Intumwa y'Imana iti inna aliya minni wa ana min Ali wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'di. Mu by'ukuri Ali ibn Abi Talib ava muri nge, nanjye nkava muri we, kandi ni umuyobozi w'umwemera wese nyuma yanjye. Bisobanuye ngo uwemera, uwiyumva nk'uwemera agomba gufata Ali ibn Abi Talib, kandi akemera Ali ibn Abi Talib nk'umuyobozi w'abayisilamu nyuma yo gutabaruka kw'intumwa. Naho uwiyumva nk'atari umwemera, uwo nguwo abishyire ku ruhande, niwe n'Imana ye. Nitwongera tugafata igitabo Al-Bidaya wa Nihaya cya Ibn Kathir. Uyu Ibn Kathir nawe arazwi, iki gitabo kirazwi cyane. Umuzingo wa 11 paje ya 44 turahasanga imvugo igira iti aho intumwa y'Imana yavuze iti amma tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa anta lasta binabi innahu la yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati. Twibukiranye ko intumwa y'Imana yagiye kuvuga no magambo ubwo Ali ibn Abi Talib alayhi salam yifuzaga kuba yajyana nayo ku rugamba, agasohokana nayo mu mujyi wa Madina bakajyana ku rugamba. Intumwa y'Imana iramubwira iti yewe Ali ibn Abi Talib, ishimire kuba urwego rwawe kuri nge ari nk'urwego rwa Haruna kuri Musa, uretse ko harimo itandukaniro ry'uko wowe utari intumwa mu gihe Haruna we yari intumwa. Intumwa ikomeza imubwira iti mu by'ukuri ntago bishoboka ko, ntago byaba ari byo ndamutse ngiye nawe ngo ugende. Mu mvugo y'uno munsi, urugo turusigiraho, umujyi usigare mu busa, wowe uri umuhagararizi wanjye, sinagenda ngo nawe umuhagararizi wanjye ugende, ahubwo uri busigare. Waqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anta waliyi fi kulli mu'minin ba'di. Mu by'ukuri wowe uri umuhagararizi wanjye, uri umuyobozi wa buri mwemera wese nyuma yanjye. Nituza no mu gitabo Kitabu As-Sunna cya Abi Asimi turasangamo imvugo nk'iyi ngiyi, umuzingo wa 2 wacyo muri icyo gitabo, paje ya 800. Ibi si bitabo bya Ahl-Sunnah wal Jamaa bihamya ibyo twebwe abashiya twemera ko wari ukwiriye ubuyobozi, wagizwe umuyobozi nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ari Ali ibn Abi Talib. Ngibi mu bitabo bya Ahl-Sunnah wal Jamaa. Hadithi ni nyinshi cyane, iyi ngiyi ni imwe mu mahadithi agaragara muri ibyo bitabo. Ese mwebwe Ahl-Sunnah wal Jamaa haba hari byibuze hadisi imwe mufite ihamya ibyo kuba Abu Bakar ari we muyobozi, ari we ukwiriye ubuyobozi nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana? Iyo hadithi irahari, muyizane hano, muyishyire hano. Gusa mbere yuko tugira icyo dukomeza kuvuga kuri ibi ngibi, mureke tubanze twumve nanone uyu nguyu. Nta aya bagendeyeho ngo batora Abu Bakar, nta na hadisi bagendeyeho, gusa basuzumye kiriteri zose zishobora kuba mu bantu. Ngira ngo murabyiyumviye, uwo nguwo ni nyakwigendera Shabani, nawe arazwi cyane mu basuni mu Rwanda. Arihamiriza ko mu gutora Abu Bakar nta aya nta na hadisi bagendeyeho, uretse ko ngo bicaye bagasuzuma. Bande ntabwo yabisobanuye ni bande bicaye bagasuzuma, ni bamwe mu basahaba batabarirwaga no ku ntoki, bagiye ahantu mu gisharagati kitashoboraga no kuba cyakwakira abantu 50,000. Igisharagati kitiriwe bene Saida, Saqifa banu Saida. Muri icyo gisharagati bicaramo, ngo hari ibyo basuzumye, hanyuma bigenda bite, birangira batoya Abu Bakar. Ariko nabyo si byo,
Abubakari ntago yatowe n'abarimo aho ngaho bamwe mu basahaba, usibye ko icyabaye nuko habaye kutumvikana gukomeye cyane. Abasahaba barimo benda gucana amajosi, bamwe bahava barakaye cyane. Omar yaza kubarusha amajwi, birangira Omar yimitse Abubakar. Habayeho kwimikwa kwa Abubakar, ntago habayeho gutorwa kwa Abubakar. Nimba Abubakar yaratowe, mutugaragarize ngo yagize amajwi angahe, abiyamamazaga ni bande? Ese ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yamutoye, yamuhisemo nk'umuyobozi, ko yari yaravuze ku bijyanye n'ubuyobozi bwa Abubakari? Uyu muvandimwe muri ino odi arakomeza bigaruka avuga ati ibi ngibi intumwa y'Imana yari yarabihanuye, yari yarabivuze, kandi uko intumwa y'Imana yabivuze ni nako byagenze. icyo intumwa y'Imana yavuze kizaba nicyo cyabaye, ko uwagombaga kuyobora yari Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. None nimba ariko byagenze, kuki abasahaba barenze kuri ibyo ngibyo intumwa y'Imana yavuze bakajya mu matora? Ayo matora yari ayiki? Harimo utubazo rero n'utuntu tudasobanutse twinshi cyane umuntu ashobora kwibaza ku bijyanye n'ubuyobozi nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ariko ngira ngo uyu nguyu Shaaban nyakwigendera arabisobanura rwose neza, avuga ati nta hadithi yewe ndetse nta na aya bigeze bagenderaho batora Abubakar nk'umuyobozi w'abayisilamu. Bisobanuye ngo ubuyobozi bwa Abubakar ni batil, cyangwa se n'ubuyobozi bw'ikinyoma butari bukwiye, nk'uko mu yindi mvugo Umar ibn al-Khattab we bwe abyihamiriza avuga ati yewe umuntu uwo ari we wese uzongera kujyaho agatorwa nk'uko Abubakar yatowe, agafata ubuyobozi nk'uko Abubakar yabufashe, uwo nguwo azicwe. Ibi biri muri hadithi igaragara mu bitabo bya Ahlus Sunna wal Jamaa. Narimo mvuga ko rero Abubakar atigeze atorwa, ahubwo habayeho imvururu zikomeye cyane, hakabaho kwimika Abubakar. Ibi ngibi birahura neza n'ibyo intumwa y'Imana yari yarahanuye, nk'uko tubisanga mu gitabo Al-Jami Sahih cya Bukhari, ni umuzingo wacyo wa 5, page y'148, Kitabul Ahkam, babu ma yukrahu min al-hirsi ala al-imara, umuryango w'ibyerekeranye n'uburyo ari bibi gukunda ubuyobozi, ubutegetsi. Hano bakavuga bati an Abi Hurayra, biturutse kuri Abu Hurayra, an nabi yavuze ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yagize iti innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamata yawm al-qiyamah fa ni'ma al-murdi'a wa bi'sat al-fatima. Intumwa y'Imana yari yarabihanuye, ibwira abasahaba bayiti mu by'ukuri muzarwanira ubuyobozi. Nyuma yo gutabaruka kwanjye na umuyobozi nzamusiga, ariko hazabaho kuburwanira kandi mutabukwiriye. Intumwa igakomeza igira iti kandi bitewe n'iyo mpamvu ku munsi w'imperuka hazabaho kwicuza, muzicuza. Intumwa igakomeza ikavuga iti hahiriwe uzarekera ubuyobozi ba nyirabwo, kandi afite ibyago uzanga kurekurira ubuyobozi abazaba babukwiriye ba nyirabwo. nta aya bagendeyeho ngo batora Abubakar, nta na hadisi bagendeyeho, gusa basuzumye kiriteri zose zishobora kuba mu bantu. Ni gutyo Al-Sunna wal Jamaa twemera yuko ubuyobozi bwagenze, ko wa mbere wari ukwiye ubuyobozi mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yari Ali ibn Abi Talib. Ndahamya ko mu by'ukuri mvuze menshi, nsobanuye byinshi. Alhamdulillah, ndumva nasoreza hano, nkomeza gushishikariza no gusaba abayisilamu ngo bavandimwe bayisilamu munkurikiye aho muri hose, ni mukomeze mukora ubushakashatsi,
mukomeze mubaririze abashekhe banyu, muganire n'abashiya, nanjye washakisha tukaganira, ndahari. Mureba ngo ese nakahe gatsiko, ni irihe tsinda mu matsinda agize uwisilamu, itsinda ry'ukuri ni irihe? Kubera ko nkuko tubibona amatsinda ni menshi uno munsi, kandi buri tsinda riravuga riti ni twebwe dufite ukuri. Mukomeze rero mukore ubushakashatsi, kandi Imana Nyagasani ibibateremo inkunga. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.